Hari ikintu kimwe utahindura ukoresheje amavuta arinda gusaza ayo bita anti-aging cream cyangwa se plastic surgery. Niyo waba ufite icyangombwa cy'impimbano cyakwemereye kugera aho ugera ubushize bitewe n'imyaka cyerekana, ahangaha nta na gito cyagufasha. Ahangaha turimo turavuga icyo bita mental age cyangwa se imikurire yo mu mutwe. Ni kumwe bavuga ngo runaka arakuze mu mutwe. Ku isi hari amamiliyoni menshi y'abantu usanga imyaka yabo bafite n'imyaka yo mu mutwe ari ibintu bihabanye cyane. Nawe rero ushobora kuba umwe muri bo. Urashaka kubigerageza? Hano tubafitiye isuzuma ryoroshye kandi nyaryo ribasha gutahura imikurire yawe yo mu mutwe cyangwa se imyaka yo mu mutwe. Hano ku Idado Media tugira video nk'izi nyinshi zagufasha. Kora subscribe nonaha unakandira nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification uko dusohoye video nshyashya. Amategeko aroroshye. Subiza ikibazo usubiza ikintu kikuje mu mutwe bwa mbere, ntutekereze. Nubona ko ufite imyaka 9 kandi mu by'ukuri yirengeje, ntago bivuze ko ufite ibitekerezo biri hasi cyangwa se nta bwenge uzi. Ahubwo byerekana ko uko ubona isi biba ari nk'iby'umwana muto, uyibona neza mbese nk'umwana muto. Nabyo si bibi cyane. Nugira 60 kandi mu by'ukuri ufite imyaka 22, nabyo ntago ari bibi. Ahubwo bivuze ko uri nyaryenge, bivuze ko ukuze mu mutwe. Kuri buri gisubizo utanze uhite uteranya amanota ugize kugira ngo uze kubona amanota yayo yose hamwe. Urabona inota rimwe nuhitamo amahitamo ya mbere, ubone amanota 2 nuhitamo amahitamo ya kabiri. Ni ukuvuga ngo umubare w'igisubizo niwo mubare w'amanota. Ufite amahitamo 4 kuri buri kibazo. Reka dutangire. Icya 10, hitamo ibara. Ikibazo cya mbere cyoroshye cyane rwose. Icyo dushaka nuko uhitamo itsinda rimwe muri ano matsinda 4 y'amabara meza cyane. Nirihe wakunze kurusha ayandi ukiyabona? Witekereza. Twagiye. Icya 9, hitamo icyo kurya. Niba ushonje ihangane kuba nkweretse ibiryo gusa byari bikenewe mw'iri suzuma. Hitamo ibiryo bimwe muri ibi ngibi. 1, hamburger. 2, isupu. 3, pizza. 4, seafood cyangwa se ibiryo byo mu nyanja. Hamburger nziza cyane ishyushye ikiva mu ifuru. Ariko nanone mama we yakunze kubwira kenshi ko isupu iryoha kandi igira intungamubiri nyinshi. Pizza yo nayo murayizi cyane mwese, murabizi ko iryoha. Seafood cyangwa se ibiryo byo mu nyanja nabyo murabizi ko bigira intungamubiri nyinshi. Amahitamo na yawe. Twagiye. Icya 8, ikintu ukunda kuri internet. Nibihe bintu ukunda kuri internet? 1, Instagram, Facebook, Snapchat. 2, nibikunda gukurikirana ibintu bya motivation n'izindi mbuga zikwereka ukuntu ukwiye gukoresha igihe cyawe neza. 3, amakuru y'ibyamamare n'andi makuru ya showbiz, utuvideo dusekeje n'ibindi nk'ibyo. 4, sinkunda internet cyane ariko byibura ndeba nka email cyangwa se ubundi butumwa. Niba Instagram, Facebook cyangwa se n'izindi mbuga nk'izi ngizi zisobanuye byinshi kuri wowe, hitamo 1. Niba uri wa muntu ukunda kureba ibintu bituma ugira umusaruro, udashaka gutakaza umwanya wawe ku bintu by'ubusa kandi kurikirana amakuru y'ibibera ku isi, hitamo 2. Ninde ukunda kumva ibyerekeye politike, ibisasu bya kirimbuzi, amakuru y'ibyamamare n'ibindi byinshi? Niba ari wowe, hitamo 3. Amahitamo ya 4 yo ndakeka yivugira. Twagiye. Ikibazo cya 7, hitamo inyamaswa ukunda cyane. Hitamo neza inyamaswa ukunda kuko niba ukunda inyamaswa usanga inyamaswa ukunda ari nkayo wa 2. 1, unicorn. Urabona ko ari akanyamaswa keza cyane rwose kandi gatatse. Niyo waba utakazi gusa urabona ko ari akanyamaswa keza. 2, swath. Ngira ngo murabona ko ari akanyamaswa kameze nk'akabeba ukuntu, wenda ashobora ko ari kukunda. 3, shark. Ni ifi igira intego cyane kandi mbi cyane. 4, ninde ukunda inyamaswa se? Hitamo 1 niba ukunda utunyamaswa nka turiya. Hitamo 2 niba ukunda nka kari ubonaho. 3 niba ukunda irafi ya shark cyangwa se 4 niba nta nyamaswa mu by'ukuri ugira ukunda. Twagiye.
Icya gatandatu, hitamo filime. Ugiye kureba filime kandi ukaba ugomba guhitamo imwe, nihe wahitamo? Rimwe, cartoon cyangwa se icyo bita dessin anime cyangwa se filime y'umuryango. Kabiri, action, filime zikubita cyangwa se ziteye ubwoba. Gatatu, comedy, filime zisekeje cyane. Kane, drama, filime z'urukundo cyangwa se documentaire. Niba ukundira filime za dessin anime cyangwa se cartoon cyangwa se filime z'umuryango, hitamo rimwe. Niba ukunda filime zigutera ubwoba se cyangwa filime zirwana, hitamo kabiri. Niba udakunda ibintu byerekeye filime cyane ahubwo wikundira za comedy, hitamo gatatu. Hitamo kane, niba uri wa muntu ukunda kureba za filime zikuriza, za documentaire z'urukundo nk'izo ngizo. Twagiye. Icya gatanu, ubumenyi wifuza kugira. Ibaza wifuje kugira ubumenyi wifuza kugira ubu ngubu bitakugoye. Ni ubuhe bumenyi wahitamo? Rimwe, kumenya indimi z'amahanga. Kabiri, kumenya ibyerekeye siporo n'imikino, ni ukuvuga kumenya gukina. Gatatu, ubumenyi bugusaba umwanya no gutekereza. Kane, ubumenyi bw'ubugeni, ubwo ni ukuvuga ibyerekeye gushushanya n'ibindi nk'ibyo. Biragoye guhitamo kuko byose ni byiza, ariko hitamo icyo ukunze cyane kandi kikuje mu mutwe. Ntutekereze. Urahitamo rimwe niba wenda wumva wavuga ikidage cyangwa ushaka kuvuga nk'umunyamerika. Ibaza nanone kandi kuba uri umuntu uzi gukina basket, uzi gukina football, uzi kugendera ku rubura. Niba ari ibyo ukunda, hitamo kabiri. Niba se kandi ukunda ubumenyi bugusaba gutekereza, gukoresha ubwonko, hitamo gatatu. Ubugeni, niba uri wa muntu wifuza kubyuka ushushanya, ukora utuntu twiza, hitamo kane. Twagiye. Icya kane, ahantu wifuza gutemberera. Niba wumva ukunda gutembera n'ubu ngubu wumva ahita ugenda, kanda buto ya like. Okay, nta kibazo niba nawe utabikunda, naho utaha. Ahantu wakifuza gutemberera. Icya mbere, Disney World, isi y'utuntu dutatse twiza cyane, mbega duteye amabengeza. Kabiri, Euro trip, gutemberera nk'i Burayi. Gatatu, Big City Life, niba wifuza nk'ubuzima bwo mu mujyi munini ari bwo ukunda, hitamo gatatu. Kane, kurelax, kuruhuka, ukoroshya ubuzima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba uri wa muntu wifuza kuba watemberera nk'ahantu hari utuntu twiza duteye amabengeza kandi uri wa muntu ukunda ibintu bituma usagwa n'ibyishimo, hitamo rimwe. Niba wifuza gutemberera nk'i Burayi hamwe n'inshuti zawe, mujya muri bar, mujya mu tubyiniro, mbega muri disi nk'uko abantu benshi bakunze kubyita, hitamo kabiri. Niba kandi ukunda ubuzima bwo mu mijyi minini, urugero wenda nko kujya muri New York, Dubai, hitamo gatatu. Niba kandi uri wa muntu wifuza kuruhutsa imiruho y'isi, ukajya ku mazi, ukajya ku mucanga, hitamo kane. Icya gatatu, amafaranga menshi nuko wayakoresha. Ibaze utsinze nka tombora ukabona amafaranga menshi cyane, birumvikana ko na amafaranga utakoreye kandi utari witeze, wahitamo kuyakoresha iki? Rimwe, kuyajyana mu birori, kugura ka bag keza wabonaga, kugura agashenete keza gahenze n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kabiri, kugurira impano abo ukunda no kugura ibintu byo mu rugo. Gatatu, kwishyura amadeni, kwishyura serivisi zisaba amafaranga nk'amazi, umuriro n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kane, kuyabika nkabikira abana banjye n'abandi benshi bazankomokaho. Amahitamo na yawe. Twagiye. Icya kabiri, gufata inshingano. Aha naho uvugisha ukuri. Ibaze wanduje nk'ahantu, urugero wenda uhamenye nk'ikintu wanywaga hakabasha kwandura, wabigenza ute? Rimwe, igendere undi muntu azaza hasukure. Kabiri, kuhasukura, uri wa muntu wifuza ko hongera hagasa neza. Gatatu, kuhasukura unibwira ko amakosa yose ari ayawe. Kane, kuhasukura witonze rwose kuko uzi kutabikoze nta wundi muntu wundi wabikora. Kugira ngo mwabyiyumviye, hitamo icyo wakora nuko wagikora uri muri ibwira. Twagiye. Ikibazo cya nyuma, igisobanuro cy'ubuzima kuri wowe. Mbese muri make ubuzima buvuze iki kuri wowe? Turabizi twese ko hanga ari filozofi ya buri muntu, kuko
kuko usanga buri muntu afite uko yumva ubuzima bwe bitandukanye n'undi, ariko gerageza uhitemo mw'ibi ngibi twaguhaye hane, wumve igihuza cyangwa cyenda guhuza nuko nawe wumva ubuzima ubufata. 1. Kwishima ukarya isi ukaba mbega wishimye. 2. Kugira insinzi. 3. Umbaza ikindi ntumbaza icyo. 4. Guhatana. Niba uri wa muntu wumva ko mu buzima ukwiye kubaho wishimye ari nacyo ubuzima bumaze, hitamo 1. Niba uri wa muntu ukunda kugira insinzi, ukunda gukora cyane, wumva ko ari nayo ntego y'ubuzima, hitamo 2. Niba uri wa muntu udashaka no kwibaza ko ibibazo nk'ibi ngibi wumva nta n'impamvu yo kubyibazaho, hitamo 3. Niba uri wa muntu wumva ko mu buzima ari uguhatana ari nacyo bisobanuye, hitamo 4. Amahitamo na yawe. Twagiye. Turangije isuzuma ryacu. Witeguye kubona amanota wagize? Teranya ayo manota wagize maze turebe. Niba wagize hagati y'10 na 19 bufite imyaka 9 y'ubukure bwo mu mutwe. Niba wabonye hagati y'aya manota uri nk'umwana muto, umwana mwiza ku mutima, umva ufite imbaraga, ushaka gukora buri cyose kandi ufite umutima ufungutse, ugaragaza emotion cyangwa amarangamutima kuri buri kintu cyose kimubaho mu buzima kandi ukenera umuntu babisangira, kandi nyuma ya byose wikundira utuntu wikinira natwo. 20 kugera kuri 29. Ahangaha ufite imyaka hagati ya 15 na 19. Imitekerereze y'ingimbi n'abangavu. Uri wa muntu ushaka ibyiyumviro, ushaka kuganza, gufata isi, kwimenya we ubwe ndetse no kumenya abo bari kumwe. Iki ni igihe uba ushaka umwanya wawe mu buzima cyangwa se mu isi. 30 kugera kuri 33. Bivuze ko ufite imyaka 20 kugera kuri 29. Ni imyaka uba umaze kuba uwo uriwe mu by'ukuri, ubuze icyo gukora kandi unibuka kwishimisha, nabyo kandi by'ingenzi. 34 kugera kuri 37. Bivuze ko ufite imyaka hagati ya 29 na 55. Ahangaha uba ufite imitekerereze iri mu rugero. Ahangaha uri wa muntu uzi ko ufite inshingano y'icyo ugomba gukora. Ntiwemerera amarangamutima buri gihe kujyana imitekerereze yawe. Iki ni cyo gihe cyo gukora akazi kagusaba gutekereza neza, kwimenya uwo uriwe n'ibindi nk'ibi. Ahangaha uba wita ku kazi, umuryango cyangwa se kuri byose. Hagati ya 38 na 40. Ahangaha bivuze ko ufite imyaka iri hejuru ya 55. Iyi ni ya myaka utaba ukeneye kugaragariza umuntu ikintu runaka. Ni imyaka umaze guhama kandi uzi kubaho icyo ari cyo. Ahangaho uri wa muntu utiyoberanya, wigaragaza ukuri kandi ufite imitekerereze itandukanye ikurinda kwibaza ku bitekerezo byinshi cyane akenshi utabunashaka cyangwa se ibindi byinshi bigoye. Abenshi bayita iminsi ya zahabu. Wishimiye imyaka yawe? Wishimiye se igisubizo wabonye? Wasanze iri suzuma rihuza n'ukuri kwawe? Jya muri comment utubwire. Hano hari akantu nkunda cyane kagira gati uba muto rimwe gusa ariko ushobora kuba uw'ibitekerezo bikiri bito ubuzima bwawe bwose. Kora like niba wakunze ino video kandi usangize abandi, ukora share, kora na subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona utuntu nk'utu ngutu tukubaka buri munsi. Dukurikire kandi no ku mbuga nkoranyambaga nk'uko uzibona kuri screen. Tuzasubira ubutaha.